Abakomeje gukurikira Cape Media ndabasuhuje tariki 27 bibiri z'ukwezi kwa kabiri 2026 i Paris mu Bufaransa ubwo bita Cour d'Assises de Paris rwakatiye Jean-Claude Muhayimana igifungo cy'imyaka 14 mu bujurire n'ubundi no mu rubanza yari yakatiwe imyaka 14 rumuhamije ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Jean-Claude Muhayimana yari umushoferi muri kariya gace kahoze ari Kibuye buri muri Karongi, ariko kugira ngo turusheho kumva neza imigendekere y'uru rubanza n'icyo iki gihano gisobanuye mu guhana ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi, ku murongo wa telefone aho ngaho i Paris ndi kumwe na Maître André Martin Karongozi. Maître, uri avoka wunganira abaregera indishyi, wakurikiranye urubanza rwa Muhayimana Jean-Claude. Mbere yuko tugera no ku gihano yakatiwe, ubundi Muhayimana Jean-Claude ni muntu ki? Muhayimana Jean-Claude ni umuntu wakoze akazi k'ubushoferi, yabanje gukorera projet peshe yari ya PNUD aho ngaho ku Kibuye, ariko irangiye akorera guest house yo ku Kibuye. Icyo gihe bivugwa n'abanyabuhamya niyo yari hoteli igaragara ku Kibuye, niyo mirimo yakoze izwi kugeza nyine muri jenoside yakoreraga guest house yo ku Kibuye. Tuzi abantu benshi bashakishwa kubera uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi batari batabwa muri yombi ngo baburanishwe, ariko ivuze uti uyu muntu yari umushoferi noneho yaburanishijwe na Cour d'Assises ya Paris. Abantu bashobora kwibaza bati bite se uyu mushoferi ugereranyije n'abandi bashakishwa? Urebye uruhare rwe ukareba nawe ubwe nk'umuntu, uru rubanza wavuga ko rufite ubuhe buremere? N'abanyamakuru bino hari abandika ngo umushoferi usanzwe, ariko ntabwo yari umushoferi usanzwe. Yari umuntu wize imodoka akiri mutoya, yabaye akiri umwana, ntabwo yarangije amashuri yisumbuye, yarakubaganye baramwirukana, none bafashwa n'umubirigikazi yita Tante Emma, nabo bitaga abakobwa ba Musenyeri. Musenyeri ubwo bigira umwami kera, aramufasha cyane, ni nawe watumye yiga imodoka akiri umwana mutoya, ku buryo rero yabaye umushoferi mbese ufite uburambe ku buryo yakenewe rero no muri jenoside. Akaba ari n'umuntu wari ufite amaboko, wari ufite ingufu, umuntu wari ufite ubwato butoya, ariko umuntu abona abandi bagenzi be bamureze bavuga bati agishyingirwa yaguze inzu ye na Prefe Kayishema atayifite. Noneho rero akaba rero umuntu uzwi kuko yavukiye hariya ku Kibuye, arahakorera jenoside yasanze nyine ari umuntu uhamenyereye. Ikindi kiri bukwereke yuko yari umuntu rwose ufite ingufu, nuko zone turquoise ije shakiye akazi ko gufasha abasirikare bo muri zone turquoise ba France. Yakoranye nabo igihe gitoya, yego nibyo, ariko binatuma abasha no guhunga. Yabanje kuba muri Kenya, bukiyaza mu Bufaransa. Avuga ko yahisemo kuza mu Bufaransa ngo kubera yuko nyine yakoreye Abafaransa, abasirikare b'Abafaransa bari muri zone turquoise. Ikindi nuko yari afite umugore w'umututsi wakoraga muri ishuri rya Nyamishaba, akaba izo ngufu zituma yaranabashije no kumukiza kimwe na bene wabo, nabyo naza kubikubwira. Ariko rero muri jenoside yakoze akazi ko gutwara abantu bagiye kwica i Karongi. Ibyo ni ibyaha byamufashe no mu Bisesero. Abantu bavuga ko izo modoka zagendaga kenshi. Rero ni umuntu wari ufite rwose ingufu, ntabwo ari umushoferi usanzwe. Nawe kandi yarabyigambaga mu rukiko, avuga ko ngo yabanye neza n'abahungu, ni nayo mpamvu ngo mbese ngo yavuye muri jenoside batamwiciye umugore n'iki. Ariko ibyo nabyo naza kubikubwira. Reka tunabihereho. Uravuga ko yari afite umugore wahigwaga muri jenoside yakorewe abatutsi, ukavuga ko hari n'abo yabashije gufasha kurokoka.
none se kandi ubwo yaje guhamwa n'ibyaha bya jenoside gute kandi numva hari abo yagize uruhare mu kurokora? N'ibyo ni ikintu gitangaje nyine, ariko cyerekana yuko koko yari afite ingufu, kuko muri jenoside hari bene se wabo, umwe yari yungirije burugumestre Karara, undi yabaye n'interahamwe yanahanwe cyane. Yari afite rero yatwaraga, ibyo ni umugore w'uvuga, yakoze ako kazi ko gutunda interahamwe jenoside yose. Ikikwereka ko banamwizeraga rero, hari umujandarume bishe abatutsi bishe birwanaho, witwa Mwafrika, wakomokaga mu Ruhengeri. Umurambo we ni uwo mushoferi Claude Muhayimana bawuhaye ngo awutware mu modoka bajye kumushyingura mu Ruhengeri. Ariko yari afite ingufu ku buryo atigeze ahangayika ngo nubwo yagiye mu Ruhengeri arasanga bamwiciye umugore. Ikindi ndashaka kukubwira ko bari batuye hakurya y'umuhanda wa stade utandukanya uri imbere ya stade Gatwara aho bamariye abantu. Bari batuye hakurya ku buryo ari we yabonaga ibikorerwa muri stade Gatwaro, yabonaga no mu muhanda mbese watandukanyaga iyo nzu ye na stade Gatwaro. Nakubazaga ni nk'umuntu afite umugore w'umututsikazi yumvikana na bene wabo n'abandi uvuga yaba yaragize uruhare rwo gufasha, biza guhinduka gute ko ku rundi ruhande yagiye kugira uruhare muri jenoside? Ni ukuvuga byanabaye no mu zindi manza twarabibonye. Hari abantu na prefe w'ikibaruta yari afite umugore w'umututsikazi, ariko ntibyababujije abari bafite abagore b'abatutsi, si bose birumvikana, ntibyababujije no gukora jenoside muri icyo gihe. Ni nabyo n'umugore wamuhamya aravuga ati rwose yabaga yagiye nanamubonaga atwaye izo nterahamwe mu muhanda. Nakubwiye ko kuri iyo nzu yabo babonaga mu muhanda. Rero koko nibyo bita les tueurs sauveurs. Burya byabayeho abari bafite ingufu bashoboraga gukiza abantu ariko bakanica. Ibyo byabayeho rero. Hari ikindi ariko gishyashya ku Kibuye, n'ubwa mbere ngewe ncyumvise, nuko abari bafite abagore abahutu bari bafite abagore b'abatutsi mu mujyi bemeje ko batabica. Ni nabyo umugore wavuga ati bari bemeje ko yego koko yandwanyeho atari ko ntiyankijije, ati kuko bari bavuze ko twebwe abagore b'abatutsi bafite abagabo b'abahutu bazatwica barimo bashyingura Habyarimana. Ubwo rero yaravugaga ati nuko igihe cyo gushyingura Habyarimana kitabaye kuko batsinzwe bagahunga, atari ko ntabwo nari gusimbukwa icyo gihe kuko nanjye ku murongo w'abicwa nagomba kujyamo. Ariko hagati aho n'abandi barabivuga kuko hari abantu bakijije abagore babo. Umusaza rwose wahagaze ku muryango areka akazi nawe akiza umugore we. Ariko bivugwa ko ntabwo ari umuntu umwe, ni batatu bane babivuze, kandi ntabwo tugira burya abanyabuhamya benshi muri uru rukiko kubera nyine ubushobozi, kubera ko batariho indege abantu bose. Ariko bivugwa ko ku Kibuye aho mu mujyi abagabo bari bafite abagore b'abatutsi, abagore ntibabishe. None uravuga uti umugore we nawe ari mu bashinja umugabo, gusa baba bakibana? Ntabwo bakibana. Ariko ntabwo muri jenoside yaravuze ati se namuhora ntabwo ntacyo twapfaga, twari tukibana tucyuzura. Ntabwo rero yihanukiriye kubera ko batandukanye, ariko avuga yuko nyine buri munsi yatwaraga imodoka, avuga ko yatwaraga bajya kwica. Asobanura ko nka konseye wo muri uwo mujyi witwa Nambajimana yazaga mu rugo, asobanura izo nterahamwe ko zazaga. Biragaragara ko ziriya nterahamwe harimo ababaga banyweye ibiyobyabwenge, banyweye amayoga. Birashoboka koko nk'uko abivuga ko bajyaga baza nko kuza mu nzu, ariko yenda bishakira amafaranga, cyangwa se mbese urabizi ko hari
interahamwe hari aho byageze n'abasirikare bakuru zikajya zibahungabanya. Rero birashoboka ko kuko yari atuye ku muhanda ko bagiye baza, ariko yari afite ingufu ku buryo ni nayo mpamvu nyine hari abantu bakiriwe yiwe, ni nayo mpamvu yabashije no kwambutsa abantu mu bwato bakajya i Goma cyangwa se no kuri kwijwi. Mu rubanza Birimo amayobera mu rubanza rubanza yari ariko yakatiwe 14 none mu rukiko rw'ubujurire yongeye gukatirwa imyaka 14. wenda uratubwira iki ibyo bisobanuye ariko n'ibyaha byamuhamye? ni ibyaha byamuhamye. Ikigaragara ni uko ikosa yakoze byenda bari no gushingiraho bavuga batinda tumugabanyirize imyaka kubera ko hari abantu yakijije. Ikosa yakoze ni uko yahisemo kubeshya ibintu bitanashoboka. Yarabeshye ngo mu gihe cy'ibyitso muri 90 ngo nawe yarafunzwe. Ariko hakaba nk'umuntu bafunze bita Bongo aravuga ati kandi bari baziranye kuko yatubwiye ko na murumuna we yari inshuti y'uyu Muhayimana. Bongo watubwira indi zina rye? Ni nkundiye cyangwa? Yego urakoze kunyibutsa. Yego yaravuze ati ntabwo yigeze afungwa kuko narafunzwe nari kubimenya. Ikindi utaniri ubazana n'abafunzwe ku Kibuye muri icyo gihe ntabwo byashobokaga yuko bafunga umuntu nk'uyu ngo barangize bamugirire icyizere kingana gutya. Aranabeshya kubera yuko yashyingiranywe n'uwo mugore we, nubwo batandukanye bashyingiwe mu kwezi kwa 12 muri 90. Icyo gihe ibyitso byari bigifunze, nakwita ko babafunguye mu kwa gatatu 91. Ariko n'ibindi byose ubwo yakoze muri guest house. Uwamushinjaga ibyo kandi barakoranaga nawe? Uwamushinjaga Bongo yigeze gukora muri guest house, ariko ngira ngo bamufunguye mu byitso yahise ajya kwikorera. Urumva, kandi guest house yari serivisi igengwa na ORTPN, ikaba ari serivisi ya leta. Ntabwo waba ari icyitso bagusubize mu kazi ka leta urinde ugera muri 94 ukiri muri ako kazi. Ntabwo icyo ni nk'ikinyoma rwose. Wibaza n'impamvu yabivuze. Ni ikinyoma kitari kigoye no ko twerekana ko ari ikinyoma. Ariko n'ibindi byose yarabeshye. Yavuze ko yanze kutubwira ibyo yakoraga. Urumva yaratuye hakurya ya stade Gatwaro bamariyemo abantu. Aratubwira ngo yajyanye umurambo w'uwo Mwafrika ubwo yabwiraga urukiko mu Ruhengeri. Yego, mu Ruhengeri, ngo aratinda ngo hanyuma agarutse ngo agaruka arwaye malaria, ngo amara amezi 2 arwaye malaria, ngo niyo mpamvu ibyo bamurega yuko yajyanye abantu mu Bisesero i Karongi ngo yari arwaye, ngo ntaho yagiye. Ugasanga rero umuntu urwaye iyo malaria kari hakurya ya stade avuga ngo baramuhiga, ngo yari yarafunzwe mu byitso. Ibyo binyoma nibyo byatumye bongera kumukatira imyaka bamukatiye mbere. Ubwo ibyaha byamuhamye neza ni ibihe? Ni ugutwara abajandarume bari bagiye icyo gihe bajya gutwara umurambo wa Mwafrika i Karongi. Hanyuma no mu Bisesero rero kenshi abanyabuhamya benshi bavuga yuko mu Bisesero imodoka zajyagayo kenshi bamaze yatwaraga abicanyi yabajyanye. Yatwaraga abicanyi akoresheje iyo modoka ya Bongo yahise ahunga ku itariki 6 z'ukwa 4 94. Hanyuma asigara ko imodoka ye yari afite n'indi niyo rero Muhayimana yatwaye anayijyana muri Kongo. Bongo yayikuye muri Kongo. Reka mbyumve neza. Uwo Bongo uravuga ko yahigwaga, yafunzwe mu byitso, aza no guhunga. Byumvikana ko no muri jenoside yahigwaga. None imodoka ye niyo Muhayimana yakoresheje mu gutwara abicanyi bajya kwica abantu mu Bisesero? Yego. Bongo urumva kuko yari yarafunzwe mu byitso, acyumva ko Habyarimana yapfuye yahise ahunga ajya muri Kongo. Noneho rero
asiga nyine iwe imodoka, yari afite imodoka ebyiri, afite iyo Daihatsu, yatubwiye ko yashobora gutwara nk'abantu na 80, ariko na Mazda ngira ngo imodoka ntoya. Iyo modoka rero niyo Claude yatwaye kenshi, kuko niyo ubundi uyu Muhayimana yari afite za Hilux ngira ngo muri guest house cyangwa se ni za commune yashobora, ariko iyo ya Bongobongo niyo yashobora gutwara abantu benshi, kandi yari imodoka nshyashya ku buryo nta kibazo bari bafite, barayikoresheje kuko uko babishoboye. ni ikindi gikomere rero kuri uwo muntu wahigwaga muri jenoside bagafata imodoka ye bakayikoresha mu kwica abantu. yarababaye cyane kuko nawe twaramwumvise kuri vision conference, yaravuze ati nta kintu cyambabarira nk'uko imodoka yanjye yakoreshejwe ijya kwica bene wacu. Abwira n'uyu Muhayimana ati se mwatugiriye, wabaye rwose uvuga ko ntacyo wakoze, igituma mutatwereka abantu bacu baguye. Kandi murumuna wa Bongobongo yavuze ko yari inshuti ya Muhayimana. Hanyuma abantu babo babiciye nta nubwo barabona imirambo yabo. Ibyo rwose Bongobongo babivuze, ntabwo barabona imibiri yabo. imibiri yabo ntabwo. No muri 2021 ku cyiciro cya mbere cy'uru rubanza nabwo yarabimusabye, na n'ubu rero aracyabimusaba. Metere wakurikiye uru rubanza rwa Muhayimana Jean Claude, ukurikirana n'izindi manza z'abakekwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bahungiye cyane cyane muri ibihugu by'Uburayi, haba aho uba mu Bubiligi, haba naho mu Bufaransa urubanza rwaberaga. Ese ni ibihe bintu by'ingenzi wavuga kuri uru rubanza, nahe masomo abantu bakwiye gukuramo? Hari ikigaragara nuko kuvuga ngo umuntu ngo yari umushoferi usanzwe birabikwereka, nuko hari abantu bamaze abantu batari yenda ari ba prefe cyangwa ba burugumestre. Uyu rero uruhare rwe, kuko we ku giti cye nta buhamya twigeze tubona bw'uko we yishe n'intoki ze abantu, ariko bigaragara ko nyine abicanyi batashoboraga kujya mu Bisesero buri munsi, imisozi yaho ni miremire, ngo babishobore, bari bakeneye nyine imodoka rero rwose yafashije kumara abantu. Ndashaka kubwira ko bahimbye ngo kubera iyo grenade uwo umuntu umwe yateye uwo mujandarume, ngo ntabwo barimo barwana n'abaturage, ngo bararwana n'inkotanyi, ku buryo babahururije n'imodoka zivuye ku Gisenyi n'iki, bamara rwose aya mezi 3 babahiga ku buryo hasigaye imbarwa. Rero imodoka no mu zindi manza twarabibonye, nko mu rubanza rw'Ikibungo, imodoka zitwara, ubwo hari umwicanyi waje kwirega, wavuze ukuntu batundaga n'ihene bajyana nyine mu kabari kitwa Nature ku Kibuye, bajya guhemba bavuye kwica. Mbese imodoka zatumye abantu bashira. Icyo nicyo cya mbere. Cya kabiri rero, nta n'umwicanyi burya muto yubaho, urumva nubwo atishe n'intoki ze, urumva ko gutwara abo bantu byatumye abantu bashira. Ikindi cya kabiri nicyo watinzeho, uvuga uti umuntu afite umugore w'umututsikazi yanakijije n'abatutsi ariko akanica. Icyo ni ikindi kintu kigaragara mu bicanyi bamwe na bamwe. Ikindi cya gatatu rero ni ukwerekana ukuntu hari abantu bakomeye muri jenoside, interahamwe zubaha. Urumva niko kutamusenyera nk'inzu bashobora kuyisenya, gusobanura ko amaze amezi 3 ngo ahigwa atuye hakurya y'umuhanda, nta wamusenyeye, nta wamukubise, arabihimba ngo baramukubise, ariko ntawe yari kubacikira. N'ibikwereka ingufu rero. Noneho rero akarangiza avuga ngo leta y'u Rwanda iramuhiga, ngo niri inyuma y'uru rubanza, ngo kubera ko yafashije abafaransa bayo muri zone turquoise. Ni ibihimbano, kubera yuko ntabwo ari leta y'u Rwanda yigeze imukurikirana anahunga. Ntabwo yahunze menace yari yatubeshye ngo bigeze kumufunga, ariko ntabwo ari byo, kubera ko yabonye uko abandi barimo batahuka bakagenda bamuvuga agira ubwoba yuko bazamuvamo. None urubanza rwe ubu nyuma yuko akatiwe mu bujurire
imyaka 14 ishimangira n'igifungo cya mbere yari yakatiwe, ubu harakurikiraho iki? harakurikiraho ko birashoboka benshi barabikora yuko ajuririra urukiko rusesa imanza kuri de cassation, ariko ubwo bujurire ni ubujurire butari nk'ubw'imanza inkiko zisanzwe. Ni ubujurire yashakishamo nko kuvuga ati ntabwo uburenganzira bwanjye bwubahirijwe bwo kwiregura cyangwa icyo, ariko we ntibishoboka kuko yari afite abavoka. Nta n'ujya muri cour d'assises adafite abavoka hano, ariko ashobora gushakisha kugira ngo yenda agerageze kuba basubirishamo urubanza, ariko amahirwe ntayo afite, ni makeya. Ikindi rero ubwo tuzajya kuburana ibyitwa indishyi, intérêt civil, ibyo bizaba urubanza ruzaba mu kwa 9, nibyo bisigaye. Nabyo nagomba kukubaza kuko wowe wunganira abaregera indishyi, hari aburimo wunganira biturutse ku byangiritse kubera ibyaha uwo muntu yakoze, abo baregera indishyi ni bande? Ese hari icyizere cy'uko bazagira izo babona bazibonye zaba ari izihe? Abo mburanira nyine ni abarokotse cyangwa se abapfushije abantu. Ntabwo burya njya mu rubanza nyine njyana n'abanyamahanga, kuko burya bituma mbese bongeraho akabo nk'abanyamahanga. Mfite rero abavoka babiri dukorana, twaje no kureba izo nzira aregwamo, uwitwa Jean Simon n'uwitwa Hector Bernardini b'i Paris. Hari ahantu ndimo mbabona hano ni hehe? Hari ahantu hari n'idarapo, ni Gatwaro? Aho ni ku rwibutso rwa Gatwaro. Hanyuma twajyanye nyine iziriya nzira zose twarazijyanye, twajyanye Karongi ya kera, tujyana mu Bisesero. Bibasaba kugira ngo tunabashe no gusobanukirwa kurushaho, tunasobanurira urukiko. Uwo mufatanyije, hari wowe ubanza wambaye ikote ry'umukara, handi ukurikiyeho nawe wambaye agakote kameze nk'agakoboyi, niwe mufatanyije? Ni babiri. Undi ni umugabo witwa Simba nyine uri mu bakiriya bacu. Hanyuma uriya muremure wambaye ishati irimo n'utubara tw'umutuku, niwe Simba, umuntu warokokeye ku Kibuye. ni umwe mu bo munganira mu baregera indishyi? Yego. Undi ni Hector Bernardini, muto ku ruhande. Hanyuma ubwo urumva tuzajya kuburanira izo ndishyi. Twizera ko iyo umuntu bigaragara yuko bamwiciye abantu aho ngaho, uyu nguyu yashinjwe bikanamufata, ubundi indishyi zagombye kuboneka, uretse ko ntabwo ibyo yari atunze ngira ngo barabigurishije byose mu Rwanda, niko twumva. Hari Gacaca yaramukondanye, hanyuma iyo nzu nakubwiraga ngira ngo yaragurishijwe, ariko ubundi hagombye kuboneka nubwo ari udufaranga duke basi twafasha abantu nk'abarwaye, abafite ubukene bukabije batewe na jenoside, yuko yenda hari icyo byabamarira. Ariko gusa ibyo sinjya mbirambirizaho cyane, dukora ibyo dushoboye byose, ariko abo mburanira mbabwira rwose twishimire yuko abantu ibyaha bibahamye mu izina ry'abo muhagarariye, bariho n'abatariho. Nitubona izo ndishyi bizara amahirwe, ariko ibyo si byo bitangaho ukagira Imana we, ntabwo ahubwo se wamenya uzihande, kuko wavuze ko muri izo modoka yatwaraga zicaga abantu hose, zaba ari aho ku Kibuye, ari mu Bisesero, wamenya abantu bagizweho ingaruka n'ibyo bintu ku buryo bavuga ngo barabona indishyi niyo zaba zibonetse? ni abakiriya duhagarariye, ni abaduhaye manda. Ntabwo mburanira abantu bose bapfuye, ni ukuvuga bakubaza nuko utanga inyandiko zerekana ko uhagarariye nyanaka, ntabwo ni ukuvuga tunazibonye tuzibona ku bareze bari muri urwo rubanza. None metere, hari andi matsiko abantu bagira, murakora akazi gakomeye rwose ko
guhagarara mugahagararana n'abarokotse jenoside muri izi manza zinamaze imyaka myinshi mu by'ukuri. Ubundi nk'avoka wunganira abaregera indishyi yishyurwa nande? Yewe ntabwo ari abo, nta ni sente ndaka abantu mpagararira. Ariko habaho za indemnité zitangwa n'izi leta, ababiligi cyangwa abafaransa, ariko nazo ndakubwira hari nubwo zitaboneka nko mu Bubiligi niko bimeze. Muri makeya ntabwo mvuze ngo nkorera ubuntu, ariko nanone ntabwo izi manza arizo dukuramo indonke. Gusa harimo iryo shyaka no kumva ko natwe bitureba. Ibyo rero ntabwo bijya si ibintu tukubwira ngo byanze bikunze ngo mbona honorere cyangwa amafaranga y'umwavoka. Ariko rero uko biri kose ibyo dukora birenze byaba amafaranga, byaba bifite agaciro umuntu atabara mu mafaranga. Twigeze kubivugana turi kumwe na hano muri studio, uvuga uti niyo mpano ikomeye, niko numva nahagarara abanjye nanjye nabuze muri jenoside yakorewe abatutsi. Nibyo nibyo kuko abantu bazize jenoside dusobanura mu gifaransa ko nta cyaha bakoze. Les victimes étaient innocentes. Nta kintu gisobanura ko wirukana abantu nk'ubwo ababashije kurokoka mbarwa n'ababashaga kwiruka. Muri abo rero nta mwana w'uruhinja warokotse. Singiye gutsemba, ariko nta muntu wamaze amezi 3 uzasange yarokotse hariya mu Bisesero. Byari ibindi kubera ko nyine barahimbye ngo barimo bararwana n'inkotanyi bahuruza isi yose, niko umuntu yavuga. Ni ukuvuga abantu barokotse n'imbarwa, ariko uko biri kose iyo turi mu rubanza nk'uru tuba tuvugira n'abaguye n'ahandi. Ni urubanza rwa jenoside kuko abo bantu nyine bazize icyo bari cyo cyangwa uko babise. N'utari rero mu Bisesero, nubwo twarwa urubanza rwo ku Kibuye, ni urubanza rwarebaga jenoside muri rusange, bihereye no kubayiteguye n'abayikoze mu gihugu cyose. Metre twanzura, wenda tumaze kubona imanza zitandukanye zibera haba mu Bubiligi cyangwa mu Bufaransa. Ni izihe manza nanone wakibutsa abantu zigikomeje cyangwa zizakurikiraho, murimo mukurikirana abantu bashobora kuvuga ngo twashyiraho attention yacu? Hari urubanza rwa Dr Rwamucyo Eugene mu bujurire ruzongera gutangira mu kwa gatandatu, ruzagera mu kwa karindwi Paris. Hari urundi ruzaba nyuma yarwo i Paris nanone rw'umuntu witwa Safari Majari w'i Nyanza. Hanyuma mu Bubiligi bavuga ko hari n'urundi ruzaba mu kwezi kwa 4 cyangwa kwa 5 rwitwa Kayihura naho uvuka ku Kibuye. Ariko rero amadosiye ni menshi y'abashinjwa jenoside. Muri makeya bizakomeza, niko za leta izi ngizi z'Ababiligi n'Abafaransa niba zikomeje kuduha ubwo buryo zizakomeza nta kundi. Ya Maître André Martin Karongozi, wunganira abaregera indishyi muri izo manza zibera haba mu Bubiligi no mu Bufaransa. Turagushimiye cyane kubw'umwanya wafashe ugakurikira izi manza, ariko no ku mwanya uduhaye kugira ngo uduhe ibisobanuro birenze ibyo abantu bari bafite ku migendekere y'urubanza rwa Jean Claude Muhayimana. Wakoze cyane. Namwe murakoze. Uwo rero yari Maître André Martin Karongozi, twavuganaga ari Paris mu Bufaransa, aha pfundikiwe urubanza rwa Jean Claude Muhayimana wahamwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi, yakoreye mu cyahoze ari Kibuye, aho yari umushoferi, ariko uruhare rwe kwaba kwari gutwara abicanyi bajya kwica abantu ha mu bice bitandukanye bya Kibuye ariko no mu Bisesero. Akaba rero yarakatiwe n'urwo bita Cour d'assises rwa Paris, n'urukiko rwamukatiye imyaka 14 inashimangira indi yari yakatiwe ku rwego rw'ibanze, kuko mu by'ubise rero Maître aravuga yuko ashobora kwifashisha urukiko rusesa imanza, ariko ko nta mahirwe menshi afite kugira ngo abe yagira
uko igihano kigabanuka. Reka rero mbashimire. Cape Media tuzakomeza kuhaba, haba ari kuri iyi ngingo tuvuzeho n'izindi zireba ubuzima rusange. Mukomeze kugira byiza. Bye bye.